Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online mu gihe gito, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kwi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'umweru bucishemo umurongo ubereretse w'umukara, kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ubonye kino cyapa, ibintu byose bari bakubujije mbere uba ugeze ku iherezo ryabyo. Niba bari bakubujije kurenza kilometero 30 mu saha, ugeze ku iherezo ryabyo, noneho wagenda ku muvuduko ushaka. Niba bari bakubujije kunyuranaho, ubugejejwe ku iherezo ryabyo, noneho wanyuranaho uko ushaka. Ndakeka ko waramutamo A, iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ndizera ko waramusikaniga ku papuro, tari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? A, kilometero 50, B, kilometero 40, C, kilometero 30, D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri aba ari kilometero 50. Munsi yabavuze mu nsisiro ari kuvuga ahantu mu ngo, noneho atari mu nsisiro ni nka ya mihanda nyabagendwa uba usanga itari mu ngo. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikiyandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi yenda mu muhanda igihe ubugari bwawo udatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko maze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye, unyuranyeho wateza inkomyi. Ubu ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, bugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 5 cyangwa hari umunyamaguru umwe? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe biba byemewe gutwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose, bibutsa ko kode ziri kuboneka. Wowe mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye, nyigufatire aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha,
haba mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa akaba ari hafi ariko afite nk'akazi katamukundira ngo aze twigane mu ishuri cyangwa se kwigana turi mu ishuri, cyane cyane ku bantu bari hano mu mujyi wa Kigali birakunda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'ubwo dutsiko burenga metero 3 impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo bitagishoboka kubona neza muri metero 200? Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni nk'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, bitagishoboka kubona neza muri metero 200 iyo bari kugenda mu nzira nyabagendwa, imbere ni itara ryera inyuma ni itara ritukura, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande hagaragazwa gute? Itara rimwe cyangwa menshi yera, B amatara menshi y'umuhondo, C amatara menshi asa n'icunga rishije, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku wapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mpande hashobora kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramusikiyandika ku wapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira: arangwa n'amabara sate: A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku wapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru cyangwa umuhondo imbere, mubona ko ku binyabiziga amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma basa umutuku cyangwa ari umuhondo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku wapapuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri kandi ni systeme iba iri kugukosora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni mpande 3, ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha, B iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, C iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, D umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku wapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa mbere yuko ukibona uba wabaje wabona ikimeze gitya ariko kidacishijemo umurongo, bari kukubwira ngo umuvuduko muke ntarengwa utegetswe nuwo nguwo uri mu birango. Nukuvuga ngo niba harimo 30 ntabwo wemerewe gutwarira munsi ya kilometero 30 mu
mu saha, ngo tware muri kilometero 25 mu saha biba bibujijwe. Ahubwo bari kubwira ngo ongeza umuvuduko muto uragenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Noneho iyo ubonye kino bacishiyemo umurongo ubereretse utukura, uba ugeze ku iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Noneho ushaka wahita ugabanya, washaka ukagenda munsi ya kilometero 30 mu saha. Ndakeka ko Rmstamobe kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza ndetse n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe: A feri y'urugendo, B feri yo gutabara, C feri yo guhagarara umwanya munini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A feri y'urugendo. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo n'ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri yo guhagarara umwanya munini? Ibyo nibazo bitatu babaza, bikubwiye hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo ube ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Bino bimenyetso bimurika bari kuvuga nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feruje. Bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. None hariya ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda: A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo, aho ni kuri C, cyangwa igiso cy'ukuri ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku bantu batembereye muri Kigali ubona imihanda ibiri ijya nko mu cyerekezo kimwe, biba bishoboka ko imodoka imwe bishobora guhagarara iburyo indi bumoso kandi biri kujya mu cyerekezo kimwe. Ubwo biba biteganye. None hano bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye kandi bishobora kuhagenda biteganye. Baravuga ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma, kandi ibyo birashoboka ko byahagenda kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma biri ku murongo umwe. Ubundi bavuga ngo bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe, twahitamo C. Ariko kuba bavuze ngo ntibishobora, twahise duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko ari ahantu ibinyabiziga biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe. None mu kibazo bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko Rmstamobe, ndizera ko Rmskandika gwa papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa, umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba gukikira iyo nkomyi afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ubundi ikinyabiziga cyawe niba ugiparitse hariya impande y'inzira z'abanyamaguru, ugomba kubasigira byibura akayira gafite metero imwe kugira ngo babashe kugacamo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa, ugomba gukikira inkomyi ufite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: A kilometero 10 mu saha, B kilometero 20 mu saha, C kilometero 30 mu saha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hano cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramusitamo D, ese waramusikandika ku papuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu uba wahagarika ikinyabiziga cyawe umunsi wose, hari ahantu uba wahagarika ikinyabiziga cyawe ijoro ryose, ariko uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini cyane cyane aha hakurikira. Hehe? A, ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo yo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Aha bari kuvuga parking. Niba uri kugenda mu muhanda ugakenera guhagarara akanya gato cyangwa kanini, uzaparika ikinyabiziga cyawe n'ubundi kwira parking iba ari mu cyerekezo uri kujyamo, ibiri mu muhanda n'ubundi mu cyerekezo uri kujyamo. Ntabwo uzava mu ruhande rw'iburyo ugiye guparika ibumoso kuri parking iteganye naho ikinyabiziga kihagaza akanya gato cyangwa kanini muri kujya mu cyerekezo kimwe. Ndakeka ko mubyumvishe. Niba uri kugenda mu muhanda ugakenera guparika ikinyabiziga cyawe, uzagiparika mwira parking iri mu ruhande n'ubundi uri kujyamo. Ntabwo uzambukiranya umuhanda ngo ugiye guparika hakurya hateganye naho umuyobozi w'ikinyabiziga aba ashobora guhagarara umwanya muto cyangwa munini. Nibyo bashatse kuvuga hano. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare tukwigishe ujye mu kizamini ukorere imwe utsinda. Ni kuri 078931626. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru na C, aho abanyamaguru bambukira, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo igare, ntihanyurwa n'amagare. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, n'uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. D, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda
uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Urabizi ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, ariko nk'iyo ugeze ahantu ukabona kunyuranaho biremewe cyangwa gukatira ibumoso biremewe, hari ibimenyetso bibikwemerera, uba wadepasa, nibyo mwita kunyuranaho mu kinyarwanda, cyangwa gukatira ibumoso. Rero ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ushaka nko kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, ariko ugahita ugaruka iburyo bw'umuhanda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombejeho ibice byinshi agomba kugera mu kihe gice cy'umuhanda? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugendera mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. D, nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, ugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. N'ubundi twari tumaze kubibona aho haruguru, nubwo ibibazo bijya gusa, ariko twari twabonye ko ari iburyo ugendera. Rero ugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho, kiretse ugiye gukatira ibumoso cyangwa se ugiye guhindura nk'icyerekezo. Ndakeka ko uramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda aba ari bibi igihe cyose. Ugenda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ugenda ujya iburyo ugaruka ibumoso, uri kugenda uzungazunga aba ari bibi igihe cyose. Birashoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kukunyuraho, wisuzungazunga uva iburyo umusanga ibumoso ujya kumugongerayo, byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo telefone ngendanwa nigomba gukoreshwa hehe? A, hari ibimenyetso bimurika, hari feruje, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cya nyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bishatse kuvuga iki? Telefone ngendanwa nigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntoyikoreshe, ariko waba ukimara kuhahita ugahita ujya kuri WhatsApp ukagenda uri kwirebera ibintu bakwandikiye cyangwa ukajya ku zindi mbuga nkoranyambaga. Hoya, ahubwo ntiwemerewe gukoresha telefoni yaba ku bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntukoreshe telefoni, ariko waba utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ukagenda uri kuri WhatsApp. Oya, ahubwo ntuba wemerewe gukoresha telefoni ku muvuduko uwo ari wo wose waba uri kugenderaho ndetse n'aho ari ho hose waba ugeze, upfa kuba utwaye ikinyabiziga. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo niza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buye buryo: A, inyuma ne amatara abiri
atukura. B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa bagashyiraho itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucagaguye ugaragaza inkombe mimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa. B guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni B, kubera ko hari abari kuvuga ni parikingi, kandi parikingi ibigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ariko ano magambo bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, bitumye duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora ukabona bavuze guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ko kano gace bari kuvuga ni hariya kuri parikingi, ikinyabiziga kiba gishobora guhagarara umwanya muto cyangwa munini. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagenda kuhe muvuduko. Ugeze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bikumenyesha ko hari irangira ry'imirimo mu muhanda. Ese uba wagenda kuhe muvuduko? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A kilometero 70 mu saha, B kilometero 50 mu saha, C kilometero 40 mu saha, D kilometero 80 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, kilometero 80 mu saha. Bakubwiye ko hari irangira ry'imirimo nta kibazo gihari mu muhanda, ugenda ku muvuduko munini. Rero ugenda kuri kilometero 80 mu saha. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ucyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze n'iki wakora? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko ukingirijwe n'imodoka ihagaze. Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Urahagarara ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, ukirinda guhita
wirukanka ujya mu muhanda kugira ngo udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntabwo turi amarobo. Hari umuntu ushobora gutwara ikinyabiziga ariko kazike, ashobora gutwara ikinyabiziga umunsi wose, ashobora gutwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka. Birashoboka ko rero ushobora kugira ibitotsi. None uba wakora iki? Gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga amapiyano, bikwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, ugahita wongeza umuvuduko. Se kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni C. Kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Uva mu muhanda ukajya guparika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye, ugasohoka mu kinyabiziga ukagendagenda niba bishoboka, ugafata akayaga ibitotsi byagenda, ukabona gusubira mu kinyabiziga cyawe, ukabona kongera gutwara. Murabizi gutwara ikinyabiziga ufite ibitotsi yaba ari nko gutwara ikinyabiziga uhumye, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Wakumva utangiye kugira ibitotsi ukava mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarika ikinyabiziga cyawe ahantu hatekanye. Ndizera ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure, aho uduha amasaha ubona uboneka ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka twakwigisha. Ku bantu bari kure cyangwa se ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guza twigane mu ishuri, ukeneye ko twigana turi kumwe rero mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha mu gihe gito, iminsi 2-3, ukagenda mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane. Imana yo mugisha mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.